wacitse umunwa wallahi mwaje mureka kubeshya nukuri kw'Imana abantu mureba David hano serereza umubonye hano ntabwo wamenye ko ari wa wundi none se yo urya kubyo bintu ntabwo biri mu bigize uyu mubyeyi iyo urwaye uburwayi ariko indwara ziratandukanye iyo ibisazi yo ikwikuriza ipoto se ikakuriza hejuru inzu ukisamburira yasariye muri puberi none we arabasara bagasambura inzu zabo yasariye muri puberi iwacu hari umuti umuntu baroze ngo najyemera ko arose aba ni abagabo niba baje kunyereka ahantu uryama urya rata bitaye na brage mu bantu iri n'umushiki wawe cyangwa iki niyo muntu waje kumbaza ko nanjye naravuye mu barwayi abo ngiye nafatiwe imbere kuri kamera ni ibintu byara nyine binkukomeza numva biramfashe n'ibyo bari banereje simbizi ko navuye mu rugo ndi muzima urumva nyine narakiza ariko uyaza kunakira ngo afite mwene wabo niwe David ni ngewe cyane ndamubwira namufagiro mu mpaye mugera nta cupa munguriye ni ukuri muravana muringure mwanze ndabakozamo imigeri cyangwa ngere mu nasari iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Sireka musubize kandi wifurize ibihe byiza wowe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarayikora ndizera ko ugiye kwikora kugira ngo tukitubana 5 kuri 5 kuri TikTok nitwa Sadunda kuri Facebook ni Manzi Sadunda kuri YouTube ni Manzi na Innocent TV kuri episode yacu ikurikira urabona abantu batatu mu byukuri muri ko tubana buri aba bose muzamura kuboko abantu bari kutubona reka mpereye ku ruhande rwo hirya kwa David suza abantu badukurikiye muraho neza ndabakunda cyane papa si umuntu w'umugabo arasoma karo kanya utangiye gusoma abakobwa abandi bakuze bizo yangira serie ntago ari nka yindi ya Yuda bari serie umuza ari umusasi karo kanya yesa basoma ariko ngo abagiriye neza uretse ugira amagambo umbase atarane mu mfuke mama wa Pampe reka tukuvuge nitwa mama wa Pampe Masenya na Pamela iko nongeho na buryohe sigaye numva ndyoshye umuntu wambwira ngo ndaryoshye oya buryohe ari umuntu wasamuye arambwira ngo ndaryoshye none nongeho na buryohe gusa mu masayi ubwo murahise guha n'igikoyi nyambika igikoyi agatumva nta mugore waguha ngo nawe n'umuhe akankwambika igikoyi mu byera uradaryoshye byurasa neza ati yabaye nk'abamuyobozi wo muri giti yego ko giti uraryoshye giti ufite amazi giti ufite umuriro giti uratuye giti utuye mu kibaya cyiza ubwo rero natafashije abantu banje akiri ikibazo dufitanye urukundo rwonyine yego nabasabye ko umuntu ndabakunda paida kwicane twigane kuri mu rukoma ariko umvisha urwego rw'umuntu umuntu ngagiye yita urwego araba koko gwagiye kugira ate umuntu ngagiye kurongora undi ku rukoma ngo barigaga nubwo barakwicara hasi bikabayibira kandi ari mu rutoki yego noneho umwe aravuga ati rero tujye inama uri umukobwa nandi umuhungu kandi buri cyuma kigomba gukora ku kindi twica muri ibi bitaka tumbaye imyenda y'ishuri mwarimu aratwica yego hano nk'umugore amubwira ati kubera ari njye mbagwa curukoma nicare ninjye mbagwa uwo yaragiye kumura niwe wari imbagwa ese wari kubanza hasi
ako niyo byarahindutse wicira rukoma ubu ntabwo ari ngombwa kubanza hasi uyu ni utumye mbyibuka noneho Ubanza ni njyewe utarayibona. urongora uhereye njyewe uvuze ngo si ngombwa positeri kubanza zose zibaho izina rya se zose zibaho mwaje kuvuga ibyo bintu hano nuko rata none wakimara kurambika urukoma njye mvuga inkuru uko zitwa yego yego njye mvuga inkuru z'abandi cyangwa ngo zihimbe Mm. noneho umutepe agize icyarana kiba kiragoye kandi ngo yaramuririmbiye ngo sheri Mm. kimborowe kimborira nzira mgimbanye shana urushinze kandi ngo ishaka n'umupuri ngo disi shabumba ngo yamuririmbiye yaramuririmbiye kandi aramuteretera ubwo nabimbwiraga ngo sheri ngo nguririmbire ngo mva rata baby wanjye ngo imborowe ngimborira nzira mgimbanye ayiwe kandi ngo ishaka n'umupuri mbigire neko nawe mfite mwarimu nagatureba curuka vuba tugire vuba ume nanjye nguhe tuvangaje tujye mu ishuri akimara kumuririmbira igikarana kiba kirahanutse abana ngo barirukasi by the way mva barirutse ku buryo ubu mudugudu wose babonye baranga ikigo cy'ishuri baranga kisana abanyeshuri burya ibyo bintu barabizi koko none wagusetse uwo muntu uwo mutima byarangiye anakomeje kwiga arigara anatsinda ubu ni tica w'ikigo oyasi ni ukuri n'umwarimu ngo we ngo yamukomaguriye ku rukoma urukoma bamaze kwitunganya umwana anura kunkubuka igikanana kirahubutse ubundi ariru kikubita hasi biriya bintu bitera ubwoba ati mwarimu aradufashe iwabo niho abana batekereza mwarimu ya papa abana ngo barirutse kutavuga va mu rukoma madamu numiwe igira hino nyoko uyu mumere ni igishinze wakujya hino akava mu rukoma cyangwa nawe barukugarike uyu mugore mu rukoma uri kumubona kandi nawe utumye mvuga biriya narabyihoreye agaragara nk'umusazi ariko n'umwana mwiza deza kandi baravuze ngo umugira neza bw'inkware ngo bwayigunze ijosi koko ubu ndi umusazi si wowe waje kumbaza amakuru ya musaza wawe wallahi warakoze nisunyise umusazi gute oya hari ubusazi bwo kwirukanka nk'uyu nguyu hari ubusazi bwo nyine usabana njyewe waje undirira ukubita umutwe hasi wambaye mbona uri n'umusiramukazi urumva mbona uri n'umusiramukazi uraza urambwira uti dufite umusaza wacu wasaze kandi tuzi ko wavuwe ugakira turangira umuti none kano kanya mbonye umusazi mata wallahi ntabwo ushishire ntabwo nguserereje ni ukuri izi mihanda bari ikibazo izi mihanda ni izo nyine ntabwo dushimwa kabiri ni izo ngizo ndavika nk'isoresi David ntabwo ndi shu wawe uzongera ukansana ese kandi rata ngo usubize n'ubwo ntotse none se uyu niwe David ni uyu nguyu wamubonye wawe umusazi waryaga ni ukuri poperi pe wandi wararyaga pampa umwe watubwiraga wallahi wariye pampa siyasi wariye pampa ese urabona umunwa utarahiye yariye amabyi umunwa uratukura ashyushye amaze icyumweru mu mufuka oyegura wariye amabyi umunwa urashya ukuntu ndi kuguhamagara nkubise inkoni kamara wibumba umunwa wangubise inkoni batagira ngo ibyo ndi kuvuga ndabeshya uyu mutepe yariye puberi umunwa urashya yari amabyi yarahoze anje atafata ubushyuhe bw'ibishingwe imana yankubise inkoni maze kumukuraho wallahi mwagiye mureka kubeshya ni ukuri kw'Imana abantu mureba David hano serereza umubonye hano ntabwo wamenya ko ari wa wundi none se iyo urya kubyo bintu ntabwo biri mu uyu mubyeyi iyo urwaye uburwayi ariko indwara ziratandukanye iyo ibisazi yo ikwikuriza ipoto se ikakuriza hejuru y'inzu ukisamburira yasariye muri puberi none we hari abasara bagasambura inzu zabo yasariye muri puberi iwacu hari umutipe wa rusasi urumva n'abantu benshi baramuzi pe baramuzi kamuvuga famiye we no kumuvuga famiye tarakwiranze mu Rwanda noneho rwa Kagame rw'amahoro kabaye ngo yatangiye ibisazi abanza ajya hejuru y'inzu babona arimo arikuraho amabati yiwe ayashyira hasi bati se mwana kuri kwisenyera
ibyo nkora ndabizi kandi ntabyazi ntabyazi ibyo nkora ndabizi yari yarangije yatangiye gusara neza ati runaka ko twari tuzi ari muzima waravuze ati ibyo akora arabizi iriya nzu ko yayubatse nta kibazo buriya ari kwisambura byagenze kuko nandi abatari bunakireho ati runaka uri gusambura inzu yawe ibyo nkora ndabizi we ubwo byari bitangiye kumufata uyu mukobwa rero nawe bigitangiye kumufata mwabifashe mwabibonye ko rikaganye bayimbwiye amaze nk'icyumweru asaze ndetse wasaze umuntu baroze ngo najya yemera ko aroze aba ni abagabo niba baje kunyereka ahantu uryama urya rata bitaye na burage mu bantu iri n'umushiki wawe cyangwa iki niyo muntu waje kumbaza ko nanjye naravuye mu barwayi abo ngiye nafatiwe imbere kuri kamera ni ibintu byari nyine nk'uko umeze numva biramfashe n'ibyo bari banejeje simbizi ko navuye mu rugo ndi muzima urumva nyine narakiza ariko uyaza kunakira ngo afite mwene wabo niwe David ni njyewe cyane ndamubwira namufagiro mu mpaye mugera nta cupa munguriye ni ukuri muravana muringure mwanze ndabakozamo imigeri cyangwa ngere mu nasari uranarikwiye ariko uranarikwiye murarima ariko nimwanga ndabakozamo imigeri cyangwa nongere mugire muganga wongera bibasubisemo ko yabikuyemo ndabisubizamo bari sawa nanone turaza gusohoka nimugoroba nzabakira noneho ndakanya akabari gahari turaza gusohoka nimugoroba abaganga baravura bakanaroga ibyo bintu urabizi David kunkanzemo none se byarahingura cyangwa nako nifata imwe cyangwa bye oya nta kimwe ndayemera niba yizanye rero ntimukavuga ikintu kitagaragara hano nta kabari gahari ndaza gusohokana nimugoroba turi wowe banga batatu se musohokana ubutamuzamubaze niba namusohokanye wanyu ngabane binkazi sinjye yahaye depana sinjye yahaye ubufasha wewe nta nubwo nzi wari urwaye ariko yarakubwiye wamubwiye madame ndamukuye hano ubundi ukore njyewe naciye hano mu gitondo nabwo barakoze kongera kumumagara wakora muri salo ukora iki wowe njye nkora mu masaro ntunganya imisatsi y'abadamu ako no guhagarara nimugoroba jyana kubera na kosimusi ariko umuntu ahagarara kosimusi ntabwo burya umuntu acuruza nk'afite none ugahagarara gutya sibyo hari abakobwa njya mbona bahagaze noneho akajya ahagarara reba guhagarara gutya ngo utagejeje umuntu nimwavuganye ucyambere ngo wazanye umupuri ku muhanda gutya nk'uko noneho ukagica isiri gutya ngo nireka bakurikiye turebe niba ari byo reka nyereke ukuntu nzahagarara weya kandi mbona bikubereye n'ubundi uhagarara oya se noneho bakabona umusaruro atambutse gahita ubwo ni nyinshi atangiye kugaragaza none se iyi ni ku mubigenza oya ubigenza ute wowe datamwe iyo uhagaze ku muhanda ni uku nguku ngiye muri mbere yo kujya mu muhanda bajya kosimusi ariko si ibibazo bikomeye we nyamutamaye icupa ryanjye narabarangiye muganga nawe kandi turarigura nimugoroba nari mugoroba murarima none ahangaha nawe ndarishaka mwicanga mubanze mu binyemera ni mugaceza kandi naryemeye ushaka ngemere kangahe ikintu kitaboneka kangahe ibyo bintu nerekanye murabikora ko David yabyemeye ko naryemeye siko nyina ahubwo turarinywera he hitamo ushaka turinywera urarinywera he urarinywera he uranege kandi nywera mu nda ese urya ntago hasi ararinywesha umunwa ngo tureke kugura kwa murokora imbere yiwawe mugura inzoga mu barakora ukabyara niba ari mu barakora byibore bayida urumva ese kwa butike kwa murokora ntago hazi si mwe muturanye sinabonye isoko mu gipangu kata kwa murohe kandi kwa muryango njyewe ngusabira ukwavu niho byakujyanye ngo akwemerera ukwavu njyewe nemera ukwavu sinjya ndya ibintu bituza urashaka iki giye gushikura bituza uzobwanyira ukwavu rugira ukwavu ntago rwuza ni urunyamahoro inyama zuza burya urukwavu ntago rwuza ukwavu inkoko ntiyuza imbata ubundi nkatwe turya nkatwe dukora n'abamasayi cyane turya inka n'abarozi ntabwo dukora n'abarozi dukora n'abantu muvuze ibintu by'abarozi mu ntego kwe iryavuzwe riratashye David asigaye atinya abaganga nyamara hano hantu harimo akantu niho bakuye harimo akantu katabamasa nako kaburamo none se mwari muze kushimira mwari muze kugereka ko muri basa twatuze kugushimira imbere y'abakiriya bacu urumva
n'abakunzi bacu muri rusange. ntabwo umukiriya abakiriya baratandukanye. Ariko zo umuntu ugura mega ziwe akajya kuri ntabwo subscribe uramuzi. wowe uracyafite n'uburwayi bwo muganga nakongera umukiriya utagiye kuganira nabi. umukiriya n'inshuti biratandukanye. urumva wakintu umukiriya n'inshuti biratandukanye. bivuga ngo nguje kwiyereka abakiriya kuri muzima. vuga ko uje kwereka inshuti. umukiriya ari umukiriya w'igitsina, hari umukiriya w'inzoga, hari umukiriya ega nakivukanye ngomba kukivuga bayida. Njye mavuga ikintu mwavukaye munagendana. Buriya ni umutungo wimukanwa, ni umutungo ugendanwa. umutungo wimukanwa urawuzi ubundi ni ibitanda, ibyombo, gusa se imyenda, hanyuma impuzo se ya niyo mpuzo. vuga nawe intuzo urwego rwawe. nabaje umutungo wimukanwa unagendanwa. telefone, telefone neza nyitwa z'abashinwa nibazisubiza muzagendana. ubu telefone ko yanjye reka muguhisha arashaka n'uyu mutungo uri mu kanwa kare kose se kanya aranutse uyu muramawe kuwubona kameramani zoominga neza abantu birebe. umutungo ari gukwereka aho umutungo wimukanwa ariko nta n'umugore ugereka arantanyuye kandi utaramushiramo. nese muri ababyara nzagira ntya nawe ugira untya ubwo urumva byizavamo. Njye bavuga ikintu kandi murashyushye munisobanura neza. hari ukuntu ubyiruka uri umuhungu wajya kunyaruka unutungereje hakurya uhagaze mu muryango. urumva waba uri umukobwa bakubwira ati iyo uri umukobwa burya ukuntu Imana yaturemye n'akana k'agakobwa kajya kunyara kagasutama nk'ihene. hari akana yavukana n'abahungu ariko iyo nawe aratungereza umukobwa se yavukana n'abahungu niko wabigenza. oya narabibonye. atungereza iki? arahagara akitungereza. wabonye warebye nabi. nta mukobwa utungereza, banyara hafi y'aho bicaye. ubwo rero uwo niwo mutungo wimukanwa uvukana. bino by'ibitanda barabigura mukanabijyana. ibyo muvuga by'amatelefoni by'abashinwa si byanyu. ubutaka n'ubw'igihugu si ubwanyu. urumva ariko uriya mutungo nawe uragurishwa nubwo utagenda burundu. uriya mutungo wundi uriya batwerekaga hariya ujya uwugura se? ujya uwugura? kera nyirakana mfite imyaka 10 n'engahera umuntu ugeze kunshuka njyana muri korodoro hari i Remera. urawugura? narakaguze unayinzi ko niba muvura na kabiri nawe njye nawe nibagiye mu rugo umutungo wa 2 nawe uracyari. narakaguze hari muri korodoro ka 2 harya ahantu hari agasenye ngiye gutya hari n'akazu akazu batangiragamo kondomu. aracyarwaye cyangwa karacyamuri. ariko narakaguze urumva ari yakira mu mutwe. urumva umeze gute? urumva umeze ute mu mutwe? banzu ujegeze numbe nyine mutwe urumva umeze ute? meze neza ndashima Imana. ku buryo ugura umutungo wa 2 ukajya n'imbere y'abantu ukabivuga. byari urwego rwanjye icyo gihe use urwego undi wagura umutungo wangahe? yakoze nakuba 2 uragira ngo baze kugusarira bene wanyu bose. abakobwa bajya baza kugusarira. cyokoze David rekabanze mbabwire bakobwa n'abahungu mwaje kunshimira mushimire n'Imana mutera isengesho numva uko musenga ko ngenda babona nkabana mutaziranye n'Imana. turayizi cyane. urayizi? yitwa nde? Allah. cyonyine se iryo ni izina bwite Allah. kuko iyo uvuze Imana uvuze nyabingi arya abakurambere abahinde basenga Imana nabo. ariko ni mu kindi kirimo Allah ni mu kirimi cy'icyarabu. bavuga mu Kinyarwanda. mu Kinyarwanda Imana uzima mu Kinyarwanda Imana data ishobora byose. nyir'ububasha n'ubushobozi ikora byose irategeka bigakora. ntabwo ishoboye byose. Itegeka bigakora. rega nyine Imana yose rega kwizera kurarema. urifuza ikaguha ukayisaba ikaguha ikaguha. Imana uzima mu navuga Imana mvuga Allah. impamvu Yehova bavuga ngo Yehova nuko nayindi Imana yitwa Yehova. uri wevugira Yehova nawe uvugira Islam wevuga nkaho uri we. mwumvika cyane mwumvika. bye bye show. Murakoze cyane. Yes, nanjye reka mbashimire cyane mwakoze. Turabakunda. Mwakoze kandi Imana igikomeza